data wa twese uri mu ijuru, Imana yacu idukunda, Imana yacu twitaho, nuhimbazwe Yesu Kristo mucunguzi wacu, Mwuka wera mufasha mwiza, nuganze kandi utegeke. Nongeye gucishwa bugufi no kugushimira kuko ubashije kunshoboza muri uyu mwanya kugira ngo nsohore ubutumwa wampaye kugeza ku bantu bawe. Nongeye gucishwa bugufi n'imbabazi zawe ngo ntaba ari nge ahubwo izina ryawe riba ryo rihabwa icyubahiro, kuko hatabaye imbaraga zawe Kristo ntabwo twebwe ibintu twabishobora, ariko kuko dushobozwa byose nawe Kristo uduha imbaraga. Icyubahiro n'ikibi cyawe nutegeke kandi uganze. Mwuka wera ndasenze, ngewe ndi umuntu, mvuga nk'umuntu, kandi nge ntangirwa n'igihe ngahagarikwa n'igihe, ariko Mwuka wera ibihe byose ubuze icyo uri bukore mu bantu bawe hirya no hino kubwo gusohoza ubutumwa. Umurimo ni uwawe kubwo kwireherezaho abantu bawe kubwo gucungurwa na Yesu Kristo. Nyemerera imbaraga zahagurukira kurwanya buno butumwa kugira ngo abantu bawe bo kumva kandi ngo bumvire, bakomeze uru rugendo bakiri mu isi, ubuzima bugende neza, ndetse nibanasoza buno buzima bazabe mu bundi buzima bwo kubana n'Imana. Izo mbaraga dufunze amarembo yazo, zaba zinyura mu myuka y'abapfuye turafunze mu butware duhabwa n'Imana ishobora byose, zaba zinyura mu mbaraga z'abarozi mu buryo bw'imikoranire ya Satani n'abantu turafunza ayo marembo, zaba zanyura mu myuka y'abadayimoni, izo mbaraga zamanukanye na Sekibi turafunze mu bw'ubwo bubasha n'ubwo bushobozi. Nyemerera ubwami bwawe Data wa twese buze, icyo wagambiriye, icyo wateguye kubw'umugambi wawe mwiza, icyaba ari cyo kiba. Urakoze kuko utangiranye natwe kandi ukabusozanyije natwe. Umurimo wa Mwuka wera ukaba ukomeje mu izina ry'uwatubambiwe ari we Yesu Kristo, amena. Nagusuhuje wowe dukunda kubana muri uyu mwanya wo gutangaza amakuru se cyangwa wo gutangaza ubutumwa Mwuka wera aba yagiye atugezaho kugira ngo adufashe se cyangwa agendane natwe muri ubu buzima, kuko niwe mufasha twahawe. Aho uherereye hose rero wowe dukunda kubana muri uyu mwanya, nagusuhuje. Amahoro y'Imana nabe muri wowe, nugubwe neza, kandi icyo nkwifuriza ni uguhora wishimirwa n'Imana. Rero muri uyu mwanya ndabanza kuvugana n'umuntu wibaza ati se nkeneye kuvugana na Mumashase, mbaye mukeneye namubona gute? Se waranyandikiye wenda ubona ntinze kugusubiza, nta kundi no kwihangana se cyangwa hari ubundi buryo wifuje ko twabonanamo se cyangwa twavuganamo ntibyakunda? Mba ndi kubyumva mu isi y'umwuka, nta birenze kubonana bitewe n'igihe ndimo, kuko ntari kubonana n'abantu cyane. Kuba twavugana wanyandikira tukavugana bitewe n'icyo ushakira ntacyo bitwaye, ni karibu n'ikaze. Rero reka twinjire mu makuru nyirizina angenza, nje kubatangariza se cyangwa mu butumwa nyirizina bungenza. Icyambere, hari abantu bakunze kumbaza ati se umuntu agiye gusenga yitwara gute? Ese ni ibiki bisabwa? Ese kugira ngo Imana yishimire umuntu bigenda gute? Ibibazo ni byinshi cyane mu bigendanye no gusenga, mu buzima bwo gusenga, cyane cyane noneho muri iyi minsi. Hano kuri Mumashase official turi mu masengesho y'iminsi 90, ariko tutanyuze mu butumwa hano nyirizina, tunyuze mu rusengero dukunda guhuriramo mu rubavu rwa Yesu. Hari bajya banyandikira bakambwira ati se mu rusengero hari ahantu runaka musengera ngo tujye tuza dusenge. Uru rusengero rero cyangwa se umuntu akaba yabanyumvisha ari ubwa mbere, urusengero ni wowe. Ni wowe kugira ngo uhinduke se cyangwa uhinduke iyi mvugo cyangwa se wisanga mu rubavu rwa Yesu, ni ukubanza ukaba urusengero.
ruzima rushimwa n'Imana. Reka nongereho kano kantu kugira ngo rero ubu urusengero ruzima rushimwa n'Imana nuko uba urumuri rw'umwuka wera. Urumuri rw'umwuka wera rero kugira ngo rwake muri wowe nuko uba ufite amavuta. Udafite amavuta urumva urumuri ntirwakwaka. Rero kugira ngo aya mavuta uyabone nuko uba mu bihe byo gusenga. Ndakeka umuntu utarusobanukiwe arasobanukiwe. Numva ukeneye n'ubundi busobanuro ndahari kugira ngo usobanure iby'uru rusengero mu rubavu rwa Yesu. Ikindi mu rubavu rwa Yesu ni itorero ry'Imana rikomoka, kandi itorero ry'Imana ntago ari aderese y'urusengero runaka wenda cyangwa se idini runaka, ahubwo mu rubavu rwa Yesu ni itorero ry'Imana riri mu ibanga. Wowe Imana uburyo ikubonamo se cyangwa hari uburyo ikubonamo ugahinduka uru rusengero rwitwa mu rubavu rwa Yesu. Ibi bintu nihishurirwa, ntabwo ari ibintu byaje ngo bipfe kwitura kuri twebwe gutyo. Rero kugira ngo uru rusengero rwisangemo, wisange muri ibi bihe byiza byo gusenga, nuko ubanza ukaba urumuri rw'umwuka wera. Ku batari basobanukiwe rero ndakeka musobanukiwe. Rero twinjira mu butumwa nyirizina, ndahera ku mahame se cyangwa ku bisabwa kugira ngo umuntu yinjire muri ibyo bihe byiza byo gusenga. Gusenga hagiye harimo amahame menshi bitewe n'imyizerere y'umuntu se cyangwa n'inzira umuntu anyuramo se cyangwa n'uburyo warezwemo mu bigendanye n'agakiza. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Nk'uko muri iyi si tubaye mu buzima butandukanye, tukaba mu mibereho itandukanye, no gusenga ni uko. Ariko abantu dukunda guhurira hano kuri Mama Shassy Official, ndabibabwira uku nguku, uko nanjye narezwe, uko natojwe se cyangwa amabwiriza nagiye mpabwa na mwuka wera mu bigendanye no gusenga. Hari abari bwisange muri ayo mabwiriza, hari abari bwibonemo, hari n'abari busange hari ukundi kuntu babikoraga. Icya mbere ni ukwizera. Icyo ni cyo cya mbere ngira ngo nkubwire. Ihame rya mbere ni ukwizera. Ihame rya kabiri ni ukwemera. Noneho ndabangarukiye aho ngaho ku kwizera no kukwemera. Ni ukuvuga ngo iyo wizeye biraza bigahura na kwa kwemera. Uko aya mahame agenda akurikirana usanga yose ari umwuzuzo umwe, nk'uko n'ubundi umuntu ashobora kuvuga ngo data wa twese na Kristo akisangamo na mwuka wera akisangamo. Rero mu buryo tugenda dusenga mu buzima butandukanye no mu mibereho itandukanye, biraza byose bigahurira mu kwizera. Ubwo ndavuga ku bantu basenga Imana, kuko hari n'abantu basenga Satani ntibamenye ko bari kumusenga, hari n'abamusenga bakabimenya. Rero mwebwe dukunda kubana mu bihe byo gusenga, ndabanza subize iki cyifuzo se cyangwa iki kibazo cya mbere, ngo se ni gute umuntu ashobora kwitwara agiye gusenga. Ni ukuvuga ngo mu gihe uteguye uvuze ngo ngiye gusenga, umwiteguro wawe wa mbere ni uko ubanza ukamenya uburyo ugiye gusengamo. Ese ngiye gusenga niyiriza ubusa? Ubwo icyo ni igitambo, nk'uko Kristo yatubereye igitambo agasiga ubwiza mu ijuru akaza kuducungura. Rero abavuga ngo ibitambo ngo ni ibya Satani, oya, twebwe tugendera mu gitambo cy'umucunguzi wacu Yesu Kristo, kuko yitanze kubw'urukundo yadukunze, natwe kubw'urukundo dukunda Imana yacu se cyangwa kubwa connection y'urwo rukundo rw'Imana. Hari ibitambo tugenda dutamba. Urashaka kwiyiriza, cyangwa se ushaka kurara ijoro, cyangwa se ushaka kujya mu misozi n'ahandi hose mu buvumo, cyangwa se ushaka gutera intambwe ukajya mu rusengero, cyangwa se ushaka kwigomwa igihe ukaba mu gihe cyawe n'Imana. Uburyo dutambamo ibitambo ni uburyo bugiye butandukanye, ni byinshi, ibitambo ni byinshi. Ndahera ku gitambo cyo kwiyiriza ubusa. Nubwo turi gusenga amasengesho yo guha Imana igihe, ariko igitambo cya mbere kiruta ibindi byose. Abarokore bakunze gusenga, nimvuga ngo kiruta ibindi, si uko kiruta kwigomwa igihe cyangwa kurara amajoro, ahubwo ni ibintu abarokore bizereramo cyane ko kwiyiriza ubusa ari byo bikora cyane. Oya, ntabwo ari uko ari byo bikora cyane. N'ubundi buryo watambamo Imana ipfa kuba yakwishimiye, umutima wawe yawubonye irakubona. Ariko kwiyiriza ubusa, hari abadayimoni batagenda watanze igihe ariko wakwiriza ubusa bakagenda. Hari n'abatagenda utatanze igihe wiyirije ubusa gusa bakagenda watanze igihe. Hari n'abatagenda utaraye ijoro ngo wigomwe ijoro. Ariko
urabanza ukamenya ngo ni ikihe gitambo ngiye gutanga. Ese iki gitambo ngiye gutanga koko ndagifite? Nibyo ngira ngo ahari tuganireho ku bwamufasha Mwuka Wera nk'uko yantumye ngo nze tubiganire. Twe tuba turi intumwa z'Imana. Icyambere, niba ugiye kwiriza ubusa, uba ugomba kuba ufite ibiryo uba mu buzima burya. Apana bya bindi abarokore bakunda gukora ngo kubera ko ngo nta byo kurya mfite ngo ngiye kwita mprofitira mu ngo senge. Ayo masengesho ntago ajya arenga iki kirere cy'ubwami bwa muntu. Iyo ni kontrole yo muri ubu bwami bwa muntu, nk'uko umuntu yakwirirwa mu kazi yarangiza ntarye. Ese ugiye kurara ijoro, urasinzira nijoro, umaze amajoro menshi usinzira nijoro, urashaka muri ayo majoro wasinziriyemo kwa kundi turuhuka tukaruhuka bihagije, urashaka kwigomwa ijoro rimwe ukajya imbere y'Imana? Ubaye mu buzima bw'abantu kuno tuba mu ngo, mu buzima nyine abantu tubayemo, urashaka kwigomwa, uravuze ati ngewe ndashaka kujya wenda mu musozi, mu buvumo. Uretse ko bene ibyo bitambo hari abantu babyemera, hari n'abatabyemera, ariko bibaho. Abantu batamba mu buryo butandukanye. Ese koko mfite ahantu mba? Nuvuga ngo niba udafite aderesi y'ahantu uba, ntabwo wemerewe kujya gutamba igitambo cyo kujya mu buvumo no mu musozi. Noneho ikindi gitambo cyo kwigomwa igihe. Kugira ngo wigomwe igihe, nuko mu buzima bwawe ubayemo hari ubundi buryo uba wigomwamo igihe. Hari abantu babaye kuri iyi si igihe batakiyobora ngo bagire uburyo bagiprograma mu mibereho yabo, ahubwo ugasanga baba mu buryo bwa programe y'igihe cy'abandi. Ugasanga umuntu aragutegura mu gihe, wowe ntujya utegura igihe. Igihe cyawe ubamo ni programe y'abandi. Uwo muntu gutamba igitambo cy'igihe biramugora, niyo agerageje kubikora biranga, kuko mu buzima bwawe nta butunzi bw'igihe ufite. Ubayeho mu guprograma igihe kw'abandi, mu gutegura igihe kw'abandi, mu kwigomwa igihe kw'abandi. Rero nuvuga ngo icyo nashaka kuvuga ni ukugira ngo niba ugiye gusenga umenye ngo ngiye kwigomwa iki, icyo ngiye kwigomwa ndagifite. Niyo mpamvu abantu benshi basenga amasengesho y'igihe ugasanga arabananira. Uzigenzure neza, uzasanga mu buzima bwawe utajya ugitegura, ahubwo abandi aribo bagutegurira. Abandi aribo bagutegurira. Bisishaka kubyinjiramo cyane, gusa narimo ngerageza kwerekana uburyo utegura gusenga kwawe. Ubundi buryo bwa kabiri, ibintu ugiye gusengera ubiha intego. Uba ufite intego runaka y'amasengesho yawe. Ese ugiye, hari ibyo ugiye gushaka ku Mana? Ese ugiye gushaka iby'ubu buzima tubayemo? Ese ugiye gushaka ubusabane n'Imana? Ese ugiye gushinganisha ubuzima bwawe? Ibi bintu bitatu mvuze kubisobanura byafata igihe kirekire, kandi tuba dufite igihe gitoya. Iyo tuvuze gushima bigenda bigaragara mu byiciro bitandukanye. Mu gihe abantu bumva ngo iyo mvuze ngo Mana ndagushimiye mba ngushimiye, buriya n'umuntu ugiye gushinganisha ubuzima bwe mu Mana aba ari gushimira Imana, kuko aba akifitiye icyizere ko ariyo gushobora nyiri ububasha mu by'ubwo buzima, nyiri kubuguha yabasha no kubikurindiramo ukabibamo ukomeza kugendana n'Imana. Ikindi cyiciro cya kabiri ni ukuvuga ngo gusenga ushaka ubusabane n'Imana, wihana warayihemukiye se, cyangwa urashaka kwagura urukundo rwawe nawe na Yesu Kristo, cyangwa kugendana nawe. Ibyo ni indi ntego yo gushaka ubusabane n'Imana. Noneho cyangwa se ugiye gusenga ari byo wishakira bindi ku Mana mu by'ubu buzima. Ibyo byose rero ubiha intego runaka, ugatangira gusenga ufite intego, itangiriro ryawe ukaba ufite uko utangiye, ufite n'uko uzasoza. Rero ibyo bintu ni ibintu bibiri biri ngombwa ku muntu ugiye kwinjira mu buzima bwo gusenga se, cyangwa mu mibereho yo gusenga, bitewe n'igihe wateguye. Iki gihe rero ku muntu wavuze ngo ngiye gusenga mu gihe, hari igihe ugiye gusengamo, hari no gutegura igihe. Ibi bintu biri mu byiciro bibiri, uba ugomba nabyo kubizirikana ukabimenya. Hari andi mabwiriza se cyangwa ibindi dusabwa na Mwuka Wera kubahiriza nk'umuntu ugiye gusenga. Hari imyumvire ugomba kubanza ugakubita hasi. Iyo myumvire rero turaje tuyivugeho, noneho tunavuge no ku kuntu iyo winjiye mu gusenga wabanje gutegura igitambo cyawe, wateguye intego, ubundi buryo uteguramo gusenga kwawe, ukazagira itangiriro ryiza, ukazagira n'iherezo ryiza.
tugaruka mu cyiciro cya kabiri cy'ubutumwa buvuga ku gusenga, nababwiye ibisabwa bya mbere kugira ngo winjire muri ayo masengesho, akaba ari icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri rero ubundi busabe Mwuka Wera dusaba se cyangwa ayandi matwara cyangwa se imyitwarire, hari ibintu dukunda kwita kwizera, ariko ukabona kuko kwizera gupfuye gushobora kuzaguta mu kaga se cyangwa kukakujugunya ahantu uzanga no gusenga burundu ukabizinukwa. Nshuti yanjye, kwizera ntago ari ukumva ko niba winjiye mu gusenga, ndahera ku bantu bagiye gusenga bafite ibyo bashaka ku Mana mu by'ubu buzima. Kwizera si ukwinjira mu masengesho wumva ko uri buvemo ibyo ushaka wabibonye. Reka nkubwire, natwe abantu, umuntu aje akugana akaza yumva ko ibyo aje kukwaka ari buhita bibona, ibyo bintu ntabibone, burya urya muntu mugirana ikibazo. Ariko iyo aje yumva ko ibyo aje kukwaka yizeye ko wabimuha cyangwa se uzabimuha, uwo muntu niyo utabimuhaye aragenda agatuza, akazumva ko igihe nikigera azabiguha. Barokore rero bakristo, hari ikosa tujya dukunda gukora bikitwa kwizera, ariko ukabona uko kwizera ntago guturutse ku Mana, ahubwo n'undi mwuka wigize uw'umucyo kugira ngo ukwangishe gusenga. Reka mbabwire, niba ugiye gusenga wigenda wumva wizeye ngo ibyo ngiye gusengera ngo ndahita mbihabwa. Oya, Imana yacu ntago ari Imana y'akavuyo bigezaho. Imana yacu itegura mu gihe ibyo izakora, ikanabikora mu gihe cyo koza. Babandi musenga mukava mu masengesho muhita mubona ibyo muri gusengera, ibyo ntago muba mwishubijwe muri ayo masengesho muba muri gusenga, nubwo byitwa kushubijwe. Ahubwo hari izindi mbaraga ziba zaragufatiye ibintu igihe cyarageze cyo kugira ngo ibyo bintu bikugereho, noneho izo mbaraga zigafata ibyo bintu byawe, wasenga zikahita zibirekura ukabura byakiriye. Uwari uri mu gihe cyo kwakira, ariko hari imbaraga zafashe ibintu byawe. Yego, noneho wasenga bikahita bigushyikira, ukagira ngo nuko usenze bihise bibikora. Iyo rero ugendeye muri uwo mwuka, iyo ugarutse gusenga ntuhita usubizwa, ucika intege, cyangwa se we winjiye ntuhita usubizwa ugacika intege. Kwizera ni igiti cy'umwimerere umuntu wese agomba kugendana. Iki giti ni igiti gishibuka mu buryo bwo kumva ko naho ibintu bitaba nyine ibyo bintu bizaba. Ntago kwizera biri muri none, ahubwo kwizera gufata hazaza hagakomerera muri none, ukumva ko hazaza wahageze kandi utarahagera. Rero nusenga, ugiye gusenga, iyi myumvire tuyamagane, kuko iyi myumvire ntago iva ku Mana. Winjire wumva ko kuba wasenze birahagije, ko ibyo wasengeye uzabibona mu gihe cy'Imana yateguye. Niba uzi neza ko ubuzima twebwe abantu tubamo ari ubuzima bugendana n'igihe, hari ibyo uzakora kuwa mbere, hari ibyo uzakora kuwa kabiri, ntabwo ibintu byo mu mwaka wose wabikorera rimwe. N'Imana yacu yaduhaye ubwo buzima bwo kubaho gutyo, ntabwo ari Imana y'akajagari, ni Imana ikorera mu gihe. Gusa iyo usenze ibyanga byakunda, hari ibikore ku mwanzi aba yarafashe. Niba ntabyo umwanzi yafashe, ibyo wasengeye uzabibona mu gihe cyabyo. Iyo dusenga tuba tumeze nk'abahinzi bari guhinga, bagatera imbuto, noneho bakazategereza iyo mbuto ikazera bagasarura. Rero gusenga ni ubuzima butegurwa se cyangwa twakira mu gihe bwateguyemo no mu gihe tuzakiramo ubwo buzima. Ikindi, munyamasengesho cyangwa se muntu ushaka kuba muri ubwo buzima bwo gusenga, hari ibindi bintu tuba dusabwa, ari byo bita gushaka ubusabane n'Imana. Hari ukuntu abantu basenga, wajya kumva umuntu, ukumva umuntu ntararenga n'ikirere cy'ubwami bwa muntu, yibera mu masengesho y'ubwami bwa muntu, kuko mu kirere cya kabiri aho dusaba inzira twezwa dutungana kugira ngo ikimenyetso cy'amaraso kitubeho, hari ibintu byatuma udatambuka. Ariko niba ushaka gutumbagira ibi birere bitatu ukagenda kugerera ku Mana, ukaburana uburenganzira bwawe, ugasohoka mu buzima bwa karande bw'inkomoko, ukabaho mu buzima bw'agakiza, ugasohoka mu buzima bw'imigambi y'abandi bantu, ukabaho mu burenganzira mu bwami bwawe nk'uko ijambo ry'Imana ribituvugaho. Iki kintu ngiye kukubwira ntukakibure mu buzima bwawe. Ujye ukora ikintu bita isuku, ubanze usukure ubuzima bwawe. Isuku ikorwa mu buryo bubiri.
hari isuku y'umuntu w'imbere ari we uzabona Imana, hari n'isuku y'umuntu w'inyuma ari we ukeneye guhabwa ubuzima n'Imana. Iyi isuku itabayeho, ndakurahiye kino kirere baragutangira, kuko ni ikirere cy'umwijima n'umwanda mu buryo bw'umuntu w'imbere n'umuntu w'inyuma kubwo kwangiza ikiremwa muntu. Iyi suku rero irasabwa umuntu wese ugiye gusenga. Ndahera ku isuku y'umuntu uzabona Imana ari uvugana n'Imana kubw'uyu mwuka dusengesha twahumekewemo, noneho uyu mwuka twawusengesha ukazatuzanira ubuzima bufatika. Uba ugomba guhera mu muntu w'imbere witunganya. Iyi suku rero ikorwa gute? Uba usabwa kwinjira mu masengesho witandukanyije n'ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufitanye n'umuntu. Kirazira kwinjira mu masengesho hari umuntu uzi mufitanye ikibazo mutarabanza gukemura iki kibazo. Ushobora uwo muntu kuba ari kure yawe cyangwa se atanabishaka. Wowe banza witandukanye n'iyo mitwaro yo kumwikorera se cyangwa iyo puberi iri ku buzima bwawe kubw'uwo muntu, kubw'ikibazo mufitanye n'uwo muntu. Kuko iyo ugiye mu masengesho hari umuntu mubohanye, ntabwo urenga ikirere cy'ubwami bwa muntu, uhera aho hafi ukibera nyine mu buzima bwa karande. Imana ikahakurindira mu nkomoko, mu migambi y'abana b'abantu Imana ikahakurindira, ukazarenda uhenuka utarigera uba mu cy'Imana yakuvuzeho kubw'umugambi w'Imana, kubw'imigisha iva mu gakiza k'Imana. Iyo suku rero irakenewe. Noneho wamara kurenga ibibazo ufitanye n'abantu, witunganyije hamwe n'abantu, ukagaruka wowe ubwawe ku giti cyawe n'umutima wawe, bya bindi ukora uri wenyine ntahagire n'umuntu wabimenya, ugakora iyo suku ukitunganya, ari byo twitwa kwezwa. Ubwo ni ubusabane bwawe n'Imana. Hakaba indi suku y'uyu mubiri. Urabanza ugakora isuku mu rugo aho uba, uri umugore n'umugabana n'umugabo cyangwa se ubana n'umugore, abana se cyangwa uba muri famiye. Urabanza ukajya gukemura ikibazo cy'umwanda abandi bashobora kubona kandi ari we wabigizemo uruhare. Wamara gukemura iki kibazo cy'umwanda, noneho ukagaruka kuri wowe ku giti cyawe, hahandi uvuga ati ibi ni njyewe bireba ku giti cyanjye. Ukabanza ugakemura ibibazo by'umwanda. Hari abantu njya numva ngo barasenga, ngo bagasenga amasengesho ngo yo kutoga, ngo bakamara iminsi batoga. Ayo masengesho ntago ava ku Mana. Ubwo ni ubuzima bw'ubwiyahuzi buturuka kuri ya myuka yiyambika ishusho y'umucyo. Cyangwa se ukumva umuntu ngo agiye imbere y'Imana na bino bintu bimera hano hantu nyine mu majyepfo na hagati y'amaboko. Ni ukuri ibyo bintu Satani aragutangira, kuko iriya misatsi itugirira umumaro iyo iriya mizi iduteyemo mu mubiri mu buryo bwo gukorana n'imisemburo. Iyo rero byahingutse inyuma ku mubiri biba bihinduka umwanda, ubusabwa kubikuraho mwabarukoremwe. Yego, noneho nababwiraga ku isuku iri mu buryo bubiri. Iki kintu kizana ubusabane n'Imana, ikintu cyitwa isuku. Yego, Mwuka Wera aragutambutsa n'ubundi buryo tugenda twezwamo. Impamvu nivugiye ibi ngibi ni ibintu abantu batitaho, kandi Mwuka Wera yitaho akababara, akaba atagutambukana ngo akunyuze kuri iyi bariyeri muri ubu bwami bwa kabiri bakunda gutangira amasengesho yacu. Ikindi tugomba kubahiriza twebwe abantu bari gusenga. Shuti yanjye, niba uri gusenga, hari ibintu ugomba kwirinda uri mu buzima bwo gusenga. Wenda ni amasengesho y'iminsi 90, ni amasengesho y'iminsi 40, ni amasengesho y'iminsi 3. Ujye wirinda kuvuma iminsi yawe, ugasanga ngo ni iki cyatumye mvuka koko, ngo navukiye kuruha, ngo ninde wabenzwe n'ingewe, ngo ninde wahombye n'ingewe. Ugasanga uri kwiyaturaho amagambo y'imivumo. Ibyo bintu iyo uri gusenga ugakunda kubivuga mu kanwa kawe, biraza bikakugirirwaho mu zindi mbaraga z'ubwo buzima uri muri gusenga. Ikintu cya mbere ugomba gukora uri gusenga, wirinda ibintu kwinjira mu buzima bwatuza akanwa kawe ibintu bibi, ahubwo ukiyaturaho ibintu byiza. Akenshi ibintu bidukurikirana mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ibintu abantu baba baratwatuyeho, dufitanye isano y'amaraso, dufitanye connection y'amaraso, cyangwa se twebwe ibintu twiyatuyeho. Ibyo bintu ugasanga byaturushije imbaraga, nibwo buzima tubayemo. Ibi bintu urabyirinda, gusenga kwawe kugenda neza. Ikindi, wenda nta muntu wigisha undi gusenga, ariko iyo binabaye na ngombwa turabyiga. Iyo bibaye ngombwa turabyiga kugira ngo two kugirana ibibazo na Mwuka Wera. Ikindi, isengesho ryawe ryose niba ushaka ubusabane n'Imana, ujye ubanza kuvuga ijambo Data wa twese.
noneho nujya no gusoza cyangwa uri mu hagati mu masengesho ukunde kuvugamo izina rya Yesu, yego, cyangwa se Mwuka Wera, ariko cyane cyane Data wa twese Yesu Kristo, Mwuka Wera. Uko ugenda uvuga Mwuka Wera, Data wa twese, Yesu Kristo, bigenda bikwambura konekisiyo y'amaraso y'inkomoko yawe mu buryo bwo guhumana no kwangizwa ku bantu bakomoka muri bya bisekuru baba barafite ukuntu bashyize abantu mu murage w'ibintu bibi. Iyo rero ukunda kuvuga Data wa twese, iyo nkomoko uko ugenda ubivuga ugenda utandukana nayo, aricyo cyitwa ubusabane bwawe n'Imana. Nujya usenga rero ibintu byose uri gusengera ujye ubyizerera mu izina rya Yesu, noneho ubundi usengere muri Data wa twese. Ubu uri kubaka ikintu kimeze nka konekisiyo y'amaraso yawe na Yesu Kristo mu ruhurirane rw'amaraso y'urukundo rw'Imana kubwo gucungurwa n'ayo maraso. Mwuka Wera umugira inshuti y'ubuzima bwawe, buri uko usenze umwiyambaze, umusabe kugufasha, umusabe gukorana nawe, umusabe kugendana nawe. Hari umuntu umwe ndakivugaho kino kintu cyaranejeje cyane, yarambwiraga ngo nta gihe na kimwe aragira umunsi mwiza, ngo yatashutswe, ngo warishuka, ngo abaho mu buzima bumeze nk'uruhirahiro n'urungabangabo. Ati mama sha sindigera n'umunsi n'umwe hari umunsi mvuga ngo uyu munsi wangendekeye neza, kereka hari igihe mama yanyusaga cyangwa ndi umwana. Ndamubwira nti rero niba ushaka ko ibi bintu bizarangira mu buzima bwawe, nujya ubyuka mu gitondo utarinjira mu buzima bwawe busanzwe, ujye ukora rino sengesho. Iri sengesho urisenge, nushake ntugire ikintu usaba Imana, ntugire ikintu wowe mu bintu wifuza ubwira Imana, ubuzima bwawe buzahinduka, uzisanga ubayeho mu buzima bwo kuyobora ubuzima bwawe kandi wishimye. Yego iminsi mibi ibaho, ariko iyi minsi mibi hari abantu baba irimo ugasanga buri munsi ahorana umunsi mubi. Ibi bintu ntago biva ku Mana, kuko mu bigeragezo duhura nabyo hari ibigeragezo dutegurirwa na Satani, hari ibigeragezo ubwacu dukurirwa n'ibyaha. Ariko iyo wasenze rino sengesho, ibyaha biracogora, izi mbaraga ziraza zigasangwishe muri isengesho, ugasanga wibereyeho mu mugambi w'Imana. Ndamubwira nti nujya usenga ujye ubwira Imana, telefone iguhamagara Imana ibe yemeye kwiguhamagara, telefone Imana itemeye kwiguhamagara, iyo telefone ntiguhamagare. Ahantu uri bujye Imana ibona ko udakwiriye kuhajya ntuhajye, abantu batakwiriye kugusura Imana itabyemeye ko bagusura ntibagusure, imyambaro wambara Imana ibona ko udakwiriye kwambara ntuyambare. Abantu noneho ngenda mubwira nyine ukuntu ibintu byose we yigirayo akabishyiramo Imana. Noneho haciye igihe aramamagara arambwira ngo siko bya bintu byangendekeye neza, ati inshuti mbi zahise zimvaho, ibigare by'abantu nagendanaga nabo mbona birarangiye, mbona Imana itangiye kundemera inshuti nziza, mbona ubuzima bwanjye butangiye kujya buhinduka, tuzi ko natwawe neza ntakibasha no kujya imbere y'Imana ngo nyisabe. Ndamubwira nti iyo wasenze iryo sengesho uba wasabye, uba wasabanye n'Imana, ikindi ibyaha biba kure yawe. Noneho icyambere ngiye gusozerezaho, nahereye kuri ibyo biza kwangiza ubuzima biturutse ku bandi bantu. Ijambo noneho wowe ubwawe ni wowe ugiye kwisengera, aribyo bikwiye kubanza ukavuga ati ijambo ntakwiriye kuvuga sindivuge, ibyo ntakwiriye gukora Mana simbikore. Mbega ubuzima bwawe ku giti cyawe ukabanza ukabutereka mu Mana, akaba ari kwiyoborera. Noneho n'ubuzima bw'abandi bantu muhurira mu by'urugendo rw'ubuzima ukabushyira mu maboko y'Imana. Ni ukuri pe, umunsi mubi ukugezeho, uwo munsi aba ari umunsi Imana yemeye kuwuzana mu buzima bwawe kugira ngo uzabe icyigisho se cyangwa icyitegererezo mu masomo tugenda twiga, kugira ngo tuba abahanga b'Imana mu by'uru rugendo. Kuko mu bibazo byose duhura nabyo hari n'iby'Imana idupangira kugira ngo itwigishe tuba abahanga two kuba abantu bijije. Ariko rwose ntago umuntu w'umurokore akwiye kunyura mu bibazo yateguriwe n'umwanzi cyangwa yateguriwe n'ibyaha yakoze. Dukwiye guca mu bibazo byo gutozwa n'Imana, byo kwigishwa n'Imana, byo kugira ngo tuba abahanga b'Imana. Ibyo bibazo ni wo munsi ukwiye kutubera umunsi mubi. Ndatekereza rero uwajya kuvuga ku bintu byo gusenga byafata igihe kirekire, kuko gusenga ni ubuzima, ni imibereho. Rero ubu buzima n'iyi mibereho bigiye bitandukanye, biragutse cyane, ariko ibyari ngombwa, ibyadufasha twese, ibyatuma gusenga kwacu kubonekamo umusaruro
ndakeka byose mbibahaye. Ubutumwa bw'uyu munsi bwari ubwo ngubwo, ahasigaye kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, azabashoboze kandi azabambike imbaraga kugira ngo urugendo rwanyu rurusheho kugenda neza. Noneho rero nkasoza ngira nti bye bye, shalom.